muraho twongeye kandi kubasuhuza tubaha ikaze mege mudukurikiye kuri channel yanyu ni televiziyo yanyu ibagezaho ibiganiro bitandukanye. Uyu munsi rero nkuko twari twarabibasezeranije nje kuri mikoro z'Abaganza TV ndabasuhuje mbabwira ngo assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nkuko bisanzwe ndacyari Sheikh w'Inazareti, ngira ngo murabizi neza kari twe tumaze iminsi turi kubagezaho ibiganiro bitandukanye. Muri aka kamanya rero tukaba tugarutse muri cya kiganiro nkuko twabibabwiye hambere ahangaha twakoze ikiganiro kivuga ku mugabo, twongera kandi gukora n'ikiganiro kivuga ku mugore. Twabasezeranije rero ko uyu munsi turi buze kuza kubakorera ikiganiro twabasezeranije aricyo cya kindi kiri buze kuza kuba kiri kuvugwa ku bana. Ntabwo rero ndi njyenyine, ndi kumwe na Pastor Mukomeza Maurice. Pastor, miriwe neza Sheikh Omar. Amakuru yanyu? Turamahoro, turashima Imana. Ndumva umunsi umeze neza, nta gikuba cyacitse. Umunsi ni amahoro, twabonye akavura kameze neza. Hari amazi iminsi hari ivumba ariko turimo turabona akavura. Ni umugisha ukomeye. Tujye kubona imyaka tugubwe neza. Yego, abahinga amasaka Imana izabashiremo umugisha biza amasaka menshi, ndetse n'abari bafite ibigori bitari byera Imana yabahaye imvura muraza kweza. Pastor rero muri aka kamwanya tukaba tugiye kuganira n'abantu ku bijyanye n'umwana, niki umwana Imana imuvugaho, haba muri Quran ndetse no muri hadith z'intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ndetse pastor aza kwifashisha Bible cyangwa se Bibiliya, harababwira uko biraza kuza kuba bimeze. Pastor rero tudatinze, nk'ibisanzwe tudatinze, watangira ubwira abanyarwanda badukurikiye kuri Buganza TV uganira ariko ku gice cyerekeranye n'umwana cyangwa se n'abana. Niye myitwarire abana bakabaye bagira ku babyeyi babo, ese babyeyi bakitwara gute ku bana babo, kugira ngo tugire abanyarwanda beza, tugire abayoboke beza, tugire abanyarwanda buje ubunyarwanda beza, abana batari babandi bahora muri za transit, abana batari babandi bahora insinda, abana batari babandi bari mu biyabyabwenge, abana batari mu buraya, abana batari mu busambanyi, abana batari mu bintu bibi byose. Nawe uzi tudashatse kuvuga ahangaha. Murakoze cyane, reka dushime Imana maze tuganire. Data, turagushimiye kuri Imana ishobora byose, tugushimiye kubw'umugambi wawe mwiza, tugushimiye kuko dukunda kandi twitayeho, izina ryawe rihabwe icyubahiro. Nyemerere rero tukugira umugisha, ubuntu bwawe n'imbabazi bane natwe, kandi twebwe tugiye kuvuga ntabari twahubwa abari wovugira muri twe, kugira ngo wigishe iyi mbaga nyamwinshi ikurikiranye icano Buganza TV, kandi nabo bagiye kumva bumve kandi bumvire inama n'imiburo utanga. Turagushimiye kubanye natwe mu izina rya Yesu, amen. Imana ibahe umugisha. Nongeye kubashuhuza abakurikiye Buganza TV, abari mu Rwanda, abari muri Afurika, abari muri Oceania, abari muri Aziya, abari Burayi, abari muri Amerika ndetse n'ahandi hose ku isi. Ndabashuhuje, buri muntu wese yumvemo ikaze muri iki gihe. Nizere ko mutangiye neza umwaka, kandi n'uwo bitari kugenda neza ndamubwira ngo humura, umugambi w'Imana ni mugari kandi ni mwiza ku buzima bw'umuntu wayo. Imana ibahe umugisha. Ubushize twaganiriye ku umugabo ni gute agomba kwitwara mu rugo rwe kugira ngo abere umugisha umuryango we, kugira ngo abere umugisha igihugu cye, kugira ngo abere umugisha idini cyangwa itorero abarizwamo. Uwo mugabo ni gute agomba kuba ameze, agomba kwitwara gute, twamuganiriyeho. Twaganiriye ni gute umugore agomba kwitwara, ni gute agomba kuba ameze, umugore mwiza isi ya none ikeneye, wahindura isi nziza kurusha uko yisanze, umugore mwiza wakubaka sosiyete y'igihugu cye, umugore mwiza ushobora kubaka neza, akaba umuyoboke mwiza w'Imana cyangwa nanone kandi mu idini abarizwamo. Uwo mugore agomba kuba ameze ate? Twabivuzeho, twabiganiriyeho, twabonye muri commentaire ko mwabivuzeho, kandi twabonye ari ibintu by'umugisha. Namwe mwatubwiye ko byabahesheje umugisha. Hari abantu batwandikiye batubwira ngo hari ukuntu bagiye guhindura, hari ukuntu bagiye guhinduka, hari n'imyitwarire bagiye kugira ngo bakomeze babe umugisha mu miryango yabo, babere n'abababona umugisha. Imana rero bagirire neza mwese mwumviye izo nama, kandi muzabona umusaruro mwiza nimukomeza kubyumvira. Hari
kigero cya divorce tutazongera kubona, ahubwo hari imibanire myiza mu miryango tuzakomeza kubona. Imana rero ibishimire. Uyu munsi tugiye kuvuga ni gute uyu muryango wamaze kuba mwiza, uyu muryango mwiza warera abana bakazaba beza, bakazaba abanyagihugu beza, bakazaba abanyetorero beza, bakabera umugisha umuryango bavukamo, igihugu cyababyaye ndetse n'isi muri rusange. Reka dusome ijambo ry'Imana dusanga mu Migani ibice 29:5. Haravuga ngo umunyafu no gucyaha byigisha ubwenge, ariko umwana wandaritse akoza nyina isoni. Nanone kandi reka dusome Imigani 23:13. Haravuga ngo ntukange guhana umwana, kuko numukubita umunyafu atazapfa. Kera iyo umwana yakosaga, umuturanyi we yabaga yamukosora akamucisha akanyafu, wasangaga umwana yazerereye, ari mu biziba, yiyanduza, ari mu byondo, ari gukubita abandi bana, ari gukora ibibi byose, ari kugenda mu ijoro. Umuturanyi wawe akaba yakureberera akamucisha akanyafu. Ariko aho byaje gupfira, uyu munsi niyo wareba umwana w'umuturanyi wawe umurebye nabi, ikibazo gihita kivuka, ahita mugirana ibibazo, mukagirana amakimbirane atarangira ngo wamurebeye nabi umwana. Ugasanga rero umuntu asigaye areba umwana we gusa, mukamuhanira ibyo wabonye. Ibyinshi rero twe nk'ababyeyi ku bana barabiduhisha, ntabwo tubibona. Amafuti yabo cyangwa amakosa yabo ntabwo tujye tuyabona kuko barayaduhisha, ariko abantu hanze bo barayabona. Kera rero n'amakosa utabonaga umuturanyi yaraguhaniraga, cyangwa umuntu wese utakuzi ubonye umwana mu ikosa yaraguhaniraga. Ariko uyu munsi biragoye ko umuntu yaguhanira, ikibazo cyahita kivuka. Aho utuye si uko bimeze? Ukora ku mwana umuhana umucyaha, abana b'iki gihe babaye cyangwa se ababyeyi nabo babaye ngo kugira umwana. Yes. Iyo muvuze ikibazo kiravuka. Rero uyu munsi hari ibintu abana bacu bakuriramo tutanabizi, tukazabimenya bamaze gukura, kuko twabahaniye ibyo tureba, ariko ibyo tutarebye ntitwabonye uburyo tubibahanira. Ikindi ababyeyi bo muri iyi minsi natwe kandi namwe ntabwo mukibasha guhana umwana. Hari umugani bajyaga baca kera, ariko n'ubibumenye ubaho. Baravugaga ngo uwicaye nabi ababaza imbere ye. Umubyeyi ngo bari muri shuguri nyinshi, umwana yakora amakosa akamubwira ati narakubwiye, none rero nta kintu nzongera kukubwira, wicaye nabi ababaza imbere ye. Imbere birakureba, nta hahari birakureba, uko uzaba birakureba. Ariko wa mubyeyi we, nagira ngo nkubwire ngo iyo utareze umwana neza, iyo udacyashye umwana ngo areke amafuti, areke ingeso ze mbi, areke ibyo yibwira bibi, iyo akuze agakora ibibi, ntabwo tuvuga ko uwo mwana yabikuye ahandi. Naho waba uri umubyeyi mwiza, bigaragara yuko ingeso mbi akora azikomora ku mubyeyi. Rero ni ukuvuga ngo uyu munsi ndagira ngo tuganire, tugaruke ku muco wo kuhana abana bacu, bo guha disipurine abana bacu, bo gufata akanyafu kagacisha ku mwana. Ijambo ry'Imana ryatubwiye ngo ntukange guhana umwana, kuko numukubita umunyafu atazapfa. Nta muntu umunyafu wishe. Umwana uramufata ukamucishaho umunyafu. Mwababyeyi mwe munyemerere abaturanyi bacu, abavandimwe bacu, abarezi ku ishuri badukurikiranira abana, babacyahisha amagambo, babacyahisha inama, nibyanga babacishaho n'akanyafu gato. Nibasanga umwana mu isenta, mu gasantere, nibasanga umwana ku muhanda runaka ari gukora ibibi byose, bamucisheho akanyafu. Nta kinazaba, ntashobora gupfa, ntago ashobora kwangirika, kuko bamunyujije akanyafu. Munyemereye byatuma ababyeyi nabo babohoka, bakarera abana, bagacyaha amafuti y'abana babonye abari bo bose, bikazaduha kubaka u Rwanda rwiza,
kugira abana bubatse igihugu cyiza cy'ejo hazaza, bubatse itorero ryiza ry'ejo hazaza, tukabera umugisha aho dutuye, aho tuvuka, naho abo bana bazaba bari muri icyo gihe. Rero uyu munsi ndagira ngo mabwire ko gucaha umwana, kumunyuzaho akanyafu, guhugura umwana, gutesha, kuba hafi y'umwana, umubwira rimwe na rimwe ufite igitsure, nta cyaha imbere y'Imana. Ubwo nta cyaha imbere y'Imana rero nta n'ahandi bikwiriye kuba icyaha. Nshuti yanjye, dukeneye kubona urubyiruko rw'ejo hazaza, abana bacu mu busore bwabo, mu bukumi bwabo, ari abasore bihesha agaciro, ari abakobwa biyubaha, batiyandarika. Iyo abana bagihabwa uburere, ntabwo umwana w'umukobwa aba ajya mu muhanda yambara ubusa, ntabwo aba ajya kuri social media ngo yambare ubusa, yifotore, afotore imyanya y'ibanga ayishyire ku karubanda. Ibyo bintu yabitangiye kera, yatangiye kwambara ubusa mu bwana bwe, bakabirebera aho ngaho, bakabirekera aho ngaho ngo ni viziyo. Birangira akuriye muri viziyo, ajya ku ishuri ari viziyo, ageze ku ishuri asanga abandi bana nabo bari muri viziyo, birangira bagiye kuri social media, ubwambure bwabo babwereka isi ngo ni viziyo. Ariko nagira ngo mabwire ngo ni viziyo mbi ku itorero ry'Imana, ni viziyo mbi ku gihugu, ni viziyo mbi ku isi muri rusange. Bitera agahinda iyo ubonye umwana wawe kuri social media yambaye ubusa, kandi ukibagirwa yuko ari wowe wanze kumwambika akiri muto, wanze kumugira inama, wanze kumunyuzaho akanyafu, wanze kumureba igitsure akiri muto, umutetesha. Ababyeyi bacu banyujijeho utunyafu, ariko n'icyitegererezo. Usanga abantu benshi bavuga ngo abagore bari abakera, abagore bari ba mama. Usanga abantu bavuga ngo abagabo bari ba data. Ni ukubera iki? Bakuriye kuri icyo gitsure, kuri iyo disipurine y'ababyeyi babo. Umwana ntiyambaraga ubusa uko abonye. Hari imyambaro umwana atari yemerewe kwambara, hari imvugo umwana atari yemerewe kuvuga, yavugaga bagahita bamucishaho ikinyafu. Hari amasaha umwana atarakwiriye kuba ari mu muhanda. Saa 12 nta mukobwa wagombaga kuba ari mu muhanda. None umwana w'umukobwa wa 15, 3, 7 arara muri buwate abyina, arara mu tubari abyina, arara mu maroji, bugaca mu gitondo agataha iwabo bakamubwira ati ariko se wa mwana we, mbega ukabona ni ibintu biri aho ngaho, ngahangwa nzaba ndeba ngo ariko ngo birakureba, ariko ngo birakureba, ngo mugire igitsure kugira ngo tugire imiryango myiza izadukomokaho. Imana ibaho umugisha. Pastor, ni ukuvuga ngo rimwe na rimwe hari ukuntu abantu basa naho banirengagiza impamvu uzabona abana b'imyaka 15, 20, 23, 4, 25 kugera wenda ku myaka 26, 27 baba bari mu tubari, no mu tubyiniro ahantu runaka, bagataha iwabo ntagire uvuga. Rimwe na rimwe hari igihe ababyeyi ari bo babigira mu ruhare. Twega ababyeyi niko tubigira mu ruhare. Ntabwo uzabwira umwana ngo wijya muri boîte kandi iyo boîte yahuriye n'undi musaza ungana nawe, n'undi mukecuru ungana nawe, nawe yicayemo aho ngaho muri ayo masaha. Gucya uwo mwana bizakugora. Ikigoye nshaka kuvuga aha ni iki? Umwana w'umukobwa arasohoka kubera ibyo ubu ngubu byateye, za mini zateye, ya mabikini yateye, za mkondawuti zateye, za kifuawazi zateye, kumwe umukobwa yambara ukuntu ukabona imyanya ye y'ibanga, uretse gusa wenda akamayo kaba karimo imbere. Ariko wamureba gutya rwose ukabona uko ateye biri kugaragara, n'umubiri wose uri kugaragara. Uyu mwana yarangiza yamara kugira aho hantu akaza kubahurira n'umwe mu bantu b'abapapa banakuze bazi n'ubwenge, bazi n'ibyo bakora. Yarangiza akaryamana nabo, nyuma yo kuryamana nabo akamuha amafaranga. Yamara kumuha amafaranga, umwana yatashye yabwira nyina ati ma, uyu munsi mfite amafaranga 10,000, murateka agafiriti? N'ikibazo. Uyu mwana wemeye ko ari bukugurira ifiriti, uraza kumubwira ngo wigenda wambaye gute, wigenda wambaye gutyo gute, kandi akuguriye ifiriti.
nta mavuta arari mu rugo yo guteka cyangwa nta muceri wari uhari ukabona umukobwa araje arawuguze. Uri papa w'ubwanwa, yani wewe ni baba ambaye una ndevu, ufite ubwanwa bwiza, ndevu safi, ufite ubwanwa bwiza. We ni mama wamejita, ndio hano ndavuga ku Baislamu kuko ngewe magarire hanga Islamu muri kano kamwanya, sibyo? Wowe uri umupapa, uri umugabo w'umunyacyubahiro, uzi ni dini ya Kiislamu urayisobanukiwe. Umwana arasohotse, aragiye, azanye amafaranga, uricaye, uhusa isosi. Allahu akbar, subhanallah. Uri kurya ibintu biri kuva mu mwana wawe wicuruje. Uyu mwana rero pastor nagaribanga, ntabwo uyu mwana ushobora kumubwira ngo reka kwitwara muri ubwo buryo. Uzi neza ko yaguhaye isosi, wariye, wanyweye, rimwe na rimwe hari igihe aca no misuka ko kuzanira agapantaro akakubwira uti baba surualiri, dawe nguhaye ipantaro, ambara kano gapantaro, dawe kano gashati kakubera nakakuguriye urayambaye. None so umwana uzamubwira ngo reka kujya mu kabyiniro? Uwo mwana se uzamubwira ngo reka gukora uburaya? Uwo mwana se uzamubwira ngo reka kwicuruza? Uzabihera hehe? Mugira myambaro wowe uri kuyibona wa Muslimu we ndetse n'utari Umuslimu, ira myambaro kuyibona ka yambaye, kandi urabizi neza ko umuneke uko uteye uburyo wahiye, uwo muneke buryo wahiyemo niwe ushobora kuba wakurura abaguzi bo kuza kugura uwo muneke. Umubiri w'umwana wawe tugeranye na wa muneke wahiye, imyenda yambaye nigiye kuza gutuma abantu bari kugire gute baza bamukurikiye. Niba mara kumukurikira kabiri gatatu yanduye virusi itera sida cyangwa se bamuteye inda, utangira uje ko mwana utangira utimbagure kandi yaragiye ureba. Mu gihe Imana tabaraka wa taala itubwira muri Qur'an ati ya ayuha nabi, yewe ntumwa y'Imana, kul azwajika, bwira abagore bawe, wa banatika, n'abana bawe, wan nisa'il mu'minina, n'abagore babemera Mana, n'abagore babemera Mana, yuhibbina, nibarangiza bambare jilbabi, bambare bikwize. Impamvu Imana yavuze ngo bambare bikwize, uwo murongo soza uvuga ngo nibaramuka bambaye bikwije, nicyo kintu kizatuma ko kigaragaza ko ari abantu biyubashye. Pastor, muri iyi minsi biragoye, abana baragenda bambaye ubusa. Kuba umwana yambaye ubusa, nyina ndi kubibona, papa we ndi kubibona, mama we ari kubibona, ariko ibyo byose ukaza gusanga ibibazo byatangira kuvuka narakubwiye, kandi agenda baramurebaga. Ariko ngo hari umugani uvuga ngo umukobwa umuhana ajyayo, ngo umuhana avayo ntago umuhana ajyayo. Bira bintu byakabaye bihinduka, tugahana abana mbere yuko bari bujyaho ngaho, akajya hagiye azi neza ko ashobora kuba yahandurira, akajya hagiye azi neza ko yahakura imbwa yiruka. Gusa inama wangira namaze gukora ikosa se, iyo nama yaba ari inama nyabaki? Biragoye. Gucishaho rero umwana kanyafu ntabwo ari icyaha. Gucishaho umwana cyangwa gucyaha umwana ukamubwira ngo mwana wanjye ibi ngiye buri gukora, Imana izabikubaza. Nzababwira inkuru y'umukobwa bita Amina, umukobwa rwose wari mwiza, bamwitaga Qurratul Ain, tulizo la jicho. Yari mwiza kurenza abandi bantu bose uzutekereza. Ari mu bantu batatu bavuzwe ko ari beza. Nzamubabwira ubutaha nitugera noneho muri rusange ku bakobwa muri rusange, we ku rubyiruko muri rusange. Ariko ndakubwiza ukuri ko niba ufata umwana wawe, umwana ukamubona ari kugenda, we warangiza gusuka byihoro gaceceka, yanunaka baba munyendevu tu, ukabirebera gutya n'amaso yawe, ikizaza n'ubundi ni wowe. Njenza abagabo benshi bandikishijweho abana kubera ko abana babo batwaye amada batazi, ababateye batazi basi. Biragoye pastor, komeza ubwira baba dukurikiye. Murumva ni ibintu bikomeye, biragoye muri iyi minsi, ntabwo byoroshye. Uyu munsi aho umwana agenda yidegembya kuba akumva nta muntu uri bumuvuge, nta uri bumukoreho, nta uri bumubaze ngo kuki uvuga gutya, kuki wambaye gutya, kuki wambaye ubusa, kumva rifiera akagenda anaseka. Umwana ngo yagiye gufeta anniversaire n'abandi bana ngo bangana, biga mu wa mbere secondaire, biga mu wa kabiri secondaire, agiye saa moya z'ijoro agarutse saa 4, yagaruka saa 4 z'ijoro akakubura ngo twari turi muri anniversaire yayo masaha ni nyabaki izabakomokaho. Noneho uwo mubyeyi yarangiza, umwana usohotse muri ayo masaha yagiye ku myaka 16, 18, 20, umwana yagiye rimwe na rimwe akanarariyo. Warangiza nawe ukararusenga utatabaza usaba Imana ngo Mana uzamumukwe mwiza. Umukwe mwiza uzamukura he? Utarareze neza, ntago wareze neza. Turacyari ku gice cy'abakobwa.
niba uyu mwana wawe w'umukobwa aho ahaguruka akagenda, ejo uzashaka abakwe bameze neza, uzashaka abakwe nawe bize neza, uzashaka abakwe batinya Imana. Umukwe utinya Imana uzamukura he? Tegereza umukwe uzava mu kabari, utegereza umukwe w'ibiyobyabwenge, utegereza umukwe w'umujura, utegereza umukwe wa wundi nawe ubwawe umwana wawe bazamukuzanira wenda yatiri ikoti cyangwa yatiri ikanzu cyangwa yatiri ipantaro, nurangiza numara kumubona uvuga uti dore umukwe. Ariko nukurikira amateka yo uzasanga ari muri ibyo byiciro nkubwiye. Ni umunyabiyobyabwenge, ni umujura, ni umuntu nyine ukora ibintu byose bibi. Kandi ni nako Imana ivuga, abakora ibyiza tubahemba ibyiza, n'abakora ibibi nabo tubahemba ibibi. Murakoze cyane, Imana ibamugisha. Uyu munsi uhagare mu nshingano za kibyeyi, umwana umurere, umurebana igitsure aho bikwiriye, umunyize akanyafu, habeho amabwiriza yo mu muryango, amasaha ya kare hakigaragara umwana w'umukobwa, umwana w'umusore w'umwingimbi adakwiriye kurenza, kugira ngo twiyubakire imiryango myiza izadukomokaho y'ejo hazaza, twubake itorero ry'ejo hazaza cyangwa idini ry'ejo hazaza ryiza, twubake igihugu cyacu cy'ejo hazaza. Imigani 29:17 haravuga ngo hana umwana wawe azakuruhura ndetse azanezeza umutima wawe. Niba mu gihe uzaba umaze kunanirwa ukeneye ko hari umwana uzagushyigikira, hana umwana hakiri kare, cyaha umwana wawe hakiri kare, munyuzeho umunyafu hakiri kare. N'inama nakugiraga nanjye nzigira, nubyubaha ukabyubahiriza, umutima w'Imana izanezerwa, maze nawe Imana ikunezeze, iguhaze ibyiza. Imana iguha umugisha kandi Imana ikugirire neza. Amahoro y'Imana abane naba. Urakoze cyane pastor. Nkuko rero bisanzwe n'ubundi turacyari kuri ya channel yanyu, turacyari kuri ya channel yacu ni Buganza TV, mukomeze mudukurikire. Uyu munsi twibanze ku mwana w'umukobwa, ubutaha tuzibanda noneho ku mwana w'umuhungu, nawe tubereke ese umuhungu we yakaba yitwara ate. Nanone kandi mwababyeyi mwe murinda abana banyu by'umwihariko b'abakobwa. Umukobwa mwiza, ubwiza bw'umukobwa nibwo bumujyana ibwami, ariko imico n'imyifatire ye ya yindi mwamutoje igihe n'igihe azamara, niyo izamugenera igihe azagira gute azamara aho hantu. Murakoze. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Azakurinda komera.